Iyi ni SF Media TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku mateka y'u Rwanda. Wakwibaza uti kubera iki nahisemo kubaganiriza ku mateka y'u Rwanda? Ubu ushobora kuba uri mu Rwanda, ariko umuntu akakubaza ngo u Rwanda ni iki? Cyangwa se u Rwanda ruherereye he? Ibi byose ukayiburira igisubizo. Niyo mpamvu nateguye kubaganiriza ku Rwanda. Yego rwose ushobora kuba utanarurimo, ariko uri umunyarwanda. Ibi bintu ntabyo waruzi. Ndaguhera ku Rwanda rutaritwa u Rwanda. Guhere ku Rwanda musobanurire u Rwanda n'impugu zari zirukikije nuko rwanganaga muri icyo gihe. Gusobanurira u Rwanda nkubwire aho ruherereye, nindagiza nkubwire mubare w'abaturage barugize, nkubwire ubuso bwarwo, nindagiza nkubwire imidugudu u Rwanda rufite, imirenge, uturere, utugari. We gusa kora subscribe, like na share, ubundi tubane muri kino kiganiro. Ikiganiro cyacu kizagira ibice 71 byose bivuga ku Rwanda. We gusa guma ku murongo, stay on touch. Reka dutangire. Amateka y'u Rwanda 01. Ubwo bisobanuye ko andi mateka nzaguha azaba ari 02. Reka duhere kuri 01, tuvuge u Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda ni igihugu gituye mu karere k'ibiyaga bigari, kikaba na kimwe mu bigize umuryango w'ubukungu w'ibihugu byishyize hamwe mu karere k'ibiyaga bigari, ari wo CPGA. Ni igihugu kiri mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, bikabarirwa muri Afurika yo hagati. Mu majyaruguru gihana imbibi n'igihugu cya Uganda, mu majyepfo kikaba gihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, mu burasirazuba igihugu cy'u Rwanda gihana imbibi n'igihugu cya Tanzania, naho mu burengerazuba hakaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rufite ubuso bwa kilometero kare 226,338, rutuwe n'abaturage basaga miliyoni 10,537,222. Iri suzumwa ryakozwe mu mwaka wa 2012. Yego wenda bishobora kuba byarahindutse, ariko ubu niko bihagaze. Ubwo buso bugabanyijemo intara 5 arizo: intara y'Uburasirazuba, intara y'Uburengerazuba, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Izo ntara kandi zigizwe n'uturere 30, imirenge 116, utugari 2,248 n'imidugudu 14,873. U Rwanda ni igihugu kigizwe n'uruhererekane rw'imisozi n'ibirunga bitagira ingano, ari nayo mpamvu barwita igihugu cy'imisozi igihumbi. U Rwanda rw'imisozi igihumbi ni igihugu kibamo urwunge rw'imigezi n'inzuzi zirimo Akagera, Nyabarongo, Akanyaru, Rusizi, Ruvubu, Sebeya n'izindi. Imwe muri iyo abashakashatsi bemeza ko ariyo soko y'uruzi rwa Nili. U Rwanda rufite ibiyaga 30 birimo Kivu, Burera, Ruhondo, Muhazi, Rwanyakizinga, Hango, Ihema, Akarango, Rweru, Mugesera, Birira, Cyohoha n'ibindi. U Rwanda kandi rufite ibirunga 5 ari byo Karisimbi, Muhabura, Bisoke, Gahinga na Sabyinyo. U Rwanda kandi rufite amashyamba kimeza arimo Nyungwe, Gishwati, Mukura, ishyamba ry'ibirunga na Cyamudongo. U Rwanda kandi rufite ibyanya 3 bikunda gusurwa cyane n'aba mukerarugendo. Muri ibyo twavugamo icyanya cy'Akagera, icyanya cya Nyungwe n'icyanya cy'ibirunga. Ubutaka bwaho bugizwe ahanini n'uruhererekane rw'ubutaka bw'imisozi
imibande n'ibishanga. Hirya no hino hari ibitare, amabuye manini y'ahantu nyaburanga nk'urutare rwa Ndaba, Rubakarongi, urutare rwa Kamegeri, Ruhango, urutare rwa Ngarama, Gicumbi. Abanyarwanda nyamwinshi ni abakristu, nubwo bigabagabanyijemo mu madini atandukanye. Mu mwaka wa 2006 abakristu ba Kiliziya Gatulika bari 56.5% by'abaturage bose, 37.1% ari abaprotestanti, 11.1% bari abadivatiste b'umunsi wa karindwi, 4.6% ari abayisilamu, 1.7% ntibari bafite aho babarizwa, 0.1% babarizwaga mu idini rya gakondo. Mbere amashyamba yo mu Rwanda yatuwe n'abaturage batandukanye baturukaga hirya no hino muri Afurika, bituma biremamo ibihugu byinshi. Igihugu cyitwa u Rwanda nyirizina cyategekwaga n'Abanyiginya, cyabaga ahitwa Gasabo ho mu karere ka Gasabo. Amateka agaragaza ko cyahanzwe ahasanga mu mwaka w'igihumbi. Gihanga Ngoma Ijana niwe wahanze ingoma Nyiginya y'i Gasabo ahasanga mu mwaka w'igihumbi na 90, akaba ari nawe ubimburira urutonde rw'abami b'Umushumi. Aha byumvikane neza ko mbere y'uko Gihanga hanga ingoma ye y'i Gasabo hariho ibindi bihugu byari byarahanzwe mbere, nyuma bikaza kwegukira u Rwanda. Muri ibyo bihugu twavugamo Bungwe bwategekwaga n'ibikomangoma bya Benengwe b'Ingozi mu Burundi, Ubwanacyambwe n'Uburiza bwategekwaga n'Abasinga, ndetse n'ibindi bihugu. Igihugu kitaritwa u Rwanda rugari rwa Gasabo, ni ukuvuga hakitwa Ingoma Ngabe y'u Rwanda rwa Gasabo, cyari kigizwe n'imirenge 6 igize akarere ka Gasabo, ariyo Nduba, Bumbogo, Gikomero, Rusororo na Gicaca. Muri make imirenge yari igize komine Gikomero yose. Umurwa mukuru w'ingoma y'i Gasabo wari Kigali ka Gasabo mu murenge wa Rutunga, kuri ubuho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nkundira dukomeze amateka y'u Rwanda 02. Iyo iracyari SF Media TV nk'ibisanzwe. Ibihugu nkiko by'u Rwanda rwa Gasabo. Ijambo inkiko rivuga imipaka cyangwa imbibi. Ingabe z'ibihugu nkiko zivugwa ahangaha ni ibihugu byahanaga imbibi n'u Rwanda rugari rwa Gasabo, rutarigarurira ibyo bihugu byose ngo bibe u Rwanda tuzi ubu. Keshi babyitaga impugu kuko byabaga ari ibihugu bito ariko byujuje ibyangombwa byo kuba ibihugu, kugira umwami, ingoma ngabe n'ingabo. Ibyo bihugu harimo ibikomeye nk'igihugu cyari kiri mu burasirazuba cyitwaga Gisaka, mu majyepfo hari Ubugesera, amajyaruguru hari Ndorwa, uburengerazuba hari Nduga. Ibyo bihugu nibyo byari byegereye u Rwanda mu buryo bwa hafi, ariko uhereye kuri ibyo hakaba hari n'ibyari binyanyagiye mu gihugu hagati. Kera u Rwanda rutarashyika ku ntera y'u Rwanda tuzi ubu, rwarimo ibihugu byinshi bingana na perefegitura zahozeho mu Rwanda. Ni ukuvuga byari ibihugu byinshi ukongeraho inkomoko yarwo ariyo Gasabo. Amateka akaba avuga ko byatangiye kumenyekana ahasanga mu mwaka w'igihumbi nyuma ya Yesu Kristo, ubwo Abanyiginya bashyikaga ino. Nyuma yaho mu mwaka w'igihumbi na 91 nyuma ya Yesu Kristo nibwo Gihanga wa mbere Ngoma Ijana yahangaga ingoma Nyiginya y'i Gasabo. Aho ingoma Nyiginya imariye kwaduka, yihatiye kwigarurira ibyo bihugu ikoresheje uruhembe rw'umuheto. Imiterere y'ibihugu nkiko by'u Rwanda rwa Gasabo ningi ikurikira. Iya mbere, ingoma y'Ubungwe. Ingoma y'Ubungwe ni imwe mu ngoma za mbere zabayeho mu Rwanda mbere y'ihangwa y'ingoma Nyiginya, ariyo nkomoko y'u Rwanda dufite ubu, kuko yabayeho mu mwaka wa 300 nyuma ya Yesu Kristo. Nicyo gihugu cyahanzwe bwa mbere
mu bihugu byari bigize u Rwanda. Ingoma ngabe yaho yitwaga Nyamibande. Icyo gihugu cyategekwaga n'Abenengwe. Ubungwe cyari igihugu kibumbye Ubusanza bw'Amajyepfo, Komine Maraba, Mbazi, Ruhashya, Shyanda zo muri Perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Huye. Yigarurira kandi Ubufundu muri Komine Kinyamakara, Nyamagabe, Mudasomwa, Karama zo muri Perefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ingoma yabo yageraga ni Nyaruguru muri Komine Runyinya na Gishamvu zo muri Butare, na Mubuga na Rwamiko zo muri Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Yageraga kandi naho bita Bashumba Nyakare, Komine Kingembe na Nyakizu yo muri Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara. Yageraga kandi mu ntara y'Ubuyenzi, Komine Shyira na Kivu zo muri Gikongoro, ubu naho ni mu karere ka Nyamagabe. Ikirango cy'ubwo bwoko cyari ingwe, umwami wariho ubw'ingoma Nyiginya y'i Gasabo yadukaga yitwaga Rwamba, akaba yaratuye muri Nyakizu ho mu karere ka Gisagara. Undi mwenengwe wategekaga igihugu cye kugeza gitsindwa n'ingoma Nyiginya ni Samukende, umugabo wa Nyagakecuru wo mu Bisi bya Huye. Abenengwe bwari ubwoko bw'ibikomangoma by'Ingozi, Kayonza mu Burundi, byambukiranyije ingoma zabyo zigasingira impugu za Butare na Gikongoro zikikije Ibisi bya Huye n'Ibisi bya Nyakibanda. Byaje kwitwa Ibisi bya Nyagakecuru biturutse ku mugabekazi Benginzage, nyina wa Rubuga, umwami w'Ubungwe. Bahimbye Nyagakecuru wari ufite umurwa baragikonda kugeza bakigize igihugu gituwe. Impugu Abenengwe bagengaga zaremaga ingoma bitaga iz'abiyunze. Twavugamo Ubusanza bwa Nkuba ya Bagumana, Ubufundu bwa Rubuga bwa Kagogo, Ubungwe bwa Rubuga rwa Samukende. Ingoma yabo yaje kwigarura na Mutara wa mbere Semugeshi, nuko yica n'umwami wabo Rubuga rwa Samukende. Banyaga n'ingabe yabo Nyamibande, basanze yararaye bayitera urwuma, bakuriraho no kuyita Rwuma. Amateka y'u Rwanda 02. Reka tuyasoreze hano. Wowe icyo usabwa, kora subscribe, like na share. Nzabaye icya gatatu kugeza ku bice 71. We guma ku murongo gusa, ukore subscribe, usharinge n'abandi bantu. Niba ukunda amateka koko, amateka nagahere. Ndabakunda.